yari ko ari sepe yawe shandi mwiza ariko yambaye nabi pe sinanabirota yambaye nabi umwana nanabirose navuga ati fire reka ntananyereke nice. nongeye kukwifuriza kugira ibihe byiza ukurikiye 21 CRTV guhaye ikaze mu kiganiro Time is Now kikugezaho amakuru y'ibiri kugenda bizenguruka imihanda ya social media ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Jye mva kuri micro ni kimwe bisanzwe. Ikaze. Reka Time is Now yacu tuyihere mu bitaramo byinshi biri kuba mu mpera z'uku kwezi kwa Nyakanga by'umwihariko muri weekend turi gusoza. Duhereye ku munsi wa kane w'iserukiramuco rya Iwacu Music Festival, abanyengoma bo mu burasirazuba bw'u Rwanda nibo bari batahiwe. Uretse Kivumbi King utarabonetse kuko ari mu gihugu cya Uganda kuri ubu ngubu, abandi bahanzi bose bari bahari uhereye kuri Ayraa, Neringabo, Juno Kizigenza we wanihariye uno munsi wa kane. Nkurikije uko yitwaye ku rubyiniro nuko abaturage bo mu karere ka Ngoma bamwakiriye. Akaza no kuza kubatungura azana bushari ku rubyiniro bakaririmbana indirimbo bahuriyemo ikunzwe cyane ariyo Kurura. Hari kandi na Bulldog watunguranye yifashisha indirimbo ya Mahonbone, hakaba Riderman ndetse na King James. Aba bahanzi bose mu kiganiro bajyanye n'ibitangazamakuru mu by'ukuri bavuze ko byagenze neza, hanyuma bakanateguza abantu bo mu majyepfo by'umwihariko abo mu karere ka Huye kuba bahanagura udukweto two kuzasimbukana muri weekend itaha, ubwo azaba ari kuri tariki 2 z'uku kwezi kwa 8 tugiye kwinjiramo. Ntabwo nari mperutse hano Boro, naherukaga muri 2023, so kubona bigenze uko bigenze, Uwiteka bw'icyubahiro. Naho abakunzi b'umuziki wo hambere habaraye biziwe mu gitaramo cya Old Music Festival cyari kibereye muri Kigali Universe. Hari hakubise huzuye, ni igitaramo ndetse cyaranzwe n'indirimbo zakanyujijeho mu myaka yo hambere nk'uko intego ndetse n'izina ribivuga. Ariko kandi n'abitabiriye bageragezaga kwambara imyenda yo mu myaka yo hambere cyangwa se icyo twakwita old school outfit. Ni ibirori mu by'ukuri byari binogeye ijisho kuko nk'umunyarwenya akaba n'umukinnyi wa filime Mugisha Emmanuel uzwi ku izina rya Kibonke ndetse n'umuhoza Delphine wamenyekanye mu itangazamakuru nibo begukanye ibihembo by'abaje bambaye neza kurusha abandi muri iri serukiramuco rya Old School Music. Muri iki cyumweru kandi ubwo ni tariki 27 z'uku kwezi kwa 7 muri Beka Arena hari kubera igitaramo cyo gutangiza iserukiramuco rya Giant of Africa. Ni igitaramo gifungura cyatumiyemo abahanzi nka Chris Easy, Bukuru, Ruti Joel, Kevin Kade ndetse na Sherry Silver Foundation. Iki gitaramo kigiye kubanziriza icyo gusoza cy'akataraboneka kizaba tariki 2 z'uku kwezi kwa 8, kizaba kirimo Ayraa wo mu gihugu cya Nigeria, The Ben wo mu gihugu cy'u Rwanda, Timaya Kistaniel bo mu gihugu cya Nigeria. Hanyuma kandi twikomereje mu yandi makuru ya hano iwacu ku mihanda hamaze iminsi hari kuvugwa ifungwa ry'uwitwa Burikano. Ku munsi wo kwa 5 tayari yamaze kurekurwa nyuma yuko yari yatawe muri yombi azira gufungirana umuntu cyangwa se gufunga umuntu bitemewe n'amategeko. Ni story yamaze igihe kinini hano kuri Imihanda, abenshi barishima abandi barababara, gusa kuri ubu ngubu nyine kwa 5 yamaze kujya hanze nk'uko yashyize ama video cyangwa se yashyize ama stories hanze avuga ko ari guhumeka umwuka w'inyarugenge.
ku munsi wa gatanu kandi bamwe mu bahanzi bagiye batandukanye bagiye bashyira indirimbo hanze nka Bruce Melody afatanyijwe no wita Lodi bashyize umuzigo hanze witwa Pfa kuba nisindiye part 2 ndetse n'uwitwa Aline Sano ashyira hanze iyitwa Chop Chop afatanyije na Bensoul wahoze mu itsinda rya Sauti Sol n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye nka Yamano ndetse na Rumaga. Ku munsi wa gatanu wari umunsi wo kwa uploadinga cyangwa se umunsi wo gushyira hanze indirimbo zigiye zitandukanye cyane. Muri iki cyumweru kandi tariki 23 z'uku kwezi kwa karindwi 2025 nibwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagize Dr Justin Nsengiyumva Minisitiri w'Intebe hashingiwe ku ngingo y'124. Itegeko nshinga rivuga ko iyo hashyizweho Minisiteri w'Intebe mushya hashyirwaho na guverinoma nshya. Tariki rero 25 z'uku kwezi nibwo Perezida wa Repubulika yakiriye indahiro nshya z'abagize guverinoma. Dr Nsengiyumva Minisitiri w'Intebe mushya w'u Rwanda yari arasanzwe ari Vice Guverineri wa Banki y'Inkuru y'u Rwanda. Indahiro yewe Nsengiyumva Justin ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Murakoze. Reka Dr Nsengiyumva Justin Minisitiri w'Intebe mushya w'u Rwanda tumwifurize akazi keza mu nshingano nshya ahawe. Njye wumva kuri mikoro rero ni kimwe bisanzwe. Iyi ni The Time is Now, ikiganiro kikugezaho amwe mu makuru y'ibiri kugenda bizenguruka imihanda ya social media, ibitangazamakuru bitandukanye ndetse n'ahandi henshi cyane hatandukanye. Reka rero umwifurize kugira ibihe byiza we wari ukurikiye The 21 CRTV. Umusaba gukora subscribe, like ndetse na share ukanasiga na comment.